Murakaze neza bene data, abakristo, abakozi b'Imana, abantu bose badukurikiye hano kuri Jesus for All Nation. Murakaze neza, ni umwanya mwiza, umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Ni umwanya twise kunda kandi gusoma ijambo ry'Imana. Naho tugiye gutangira urugenzi rurerure rw'igihe kirekire rwo gusoma Bibiliya twese dufatikanyije n'abakunzi bacu n'abadukurikira bose. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye gutangira gusoma ibitabo, dusoma Bibiliya. Dusoma ijambo ry'Imana kuzageza dusoje iyi Bibiliya yose. Imana ibaho umugisha kandi mwegere kandi ijambo ry'Imana ribagirire neza. Reka dutangire dusoma igitabo cy'Itangiriro. Ni mu gitabo kimwe kigize ibitabo bitanu bya Mose, igitabo cy'Itangiriro. Turatangira dusoma igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza kuri 31. Umutwe w'iki gice uragira uti Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Kadusome mu izina rya Yesu. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri. Maze umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umuco. Umuco ubaho. Umurongo wa 4. Imana ibona umuco ko ari mwiza. Imana itandukanya umuco n'umwijima. Imana yita umuco amanywa, umwijima iwita ijoro. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa mbere. Umurongo wa 6. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi, rigabanya amazi n'andi mazi. Imana irema iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Umurongo wa 8. Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa kabiri. Umurongo wa 9. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke, biba bityo. Imana yita ahumutse ubutaka, iteraniro ry'amazi iryita inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi, n'ibimera byose byera imbuto ku butaka, n'ibiti byerere imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo. Igiti cyose cyere imbuto zikwiriye ubwoko bwaco, biba bityo. Umurongo wa 12 aravuga ngo ubutaka bumeza ubwatsi, ibimera byose byera imbuto zikwiriye amoko yabyo, n'ibiti byera imbuto zirimo utubuto twabyo zikwiriye amoko yabyo. Imana ibona ko ari byiza. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa gatatu. Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. 15. Bibereho kuvira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi, biba bityo. Imana irema ibiva bibiri binini, ikiva kinini cyo gutegeka amanywa n'igito cyo gutegeka ijoro. Irema n'inyenyeri. Imana ibishirira mu isanzure ry'ijuru kugira ngo bivire isi. Uwa 18 haravuga ngo kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima. Imana ibona ko ari byiza. 19. Uragoroba buraca, uwo ni umunsi wa 4. Imana iravuga iti amazi yuzuremo ibyigenza byinshi cyane bifite ubugingo, kandi inyoni n'ibisiga biguruke mu isanzure ry'ijuru. Imana irema ibifi binini byo mu nyanja n'ibintu byose byigenza bifite ubugingo. Amazi biyuzuramo nk'uko amoko yabyo ari. Irema n'inyoni n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. 22. Imana ibiha umugisha iti mwororoke mugwire, mwuzure amazi yo mu nyanja, inyoni n'ibisiga byororoke mu isi. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa 5.
Imana iravuga iti isi izane ibifite ubugingo, amatungo n'ibikururuka nk'uko amoko yabyo ari, n'inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yabyo ari, biba bityo. Imana irema inyanja, irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agire ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja, n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Kandi Imana irababwira ati dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'ibiti byose bifite imbuto zirimo utubuto twacu, bizabe ibyo kurya byanyu, kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, nk'ibintu byose n'ikintu cyose gikururuka ku isi gifite ubugingo, bihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabo, biba bityo. Umurongo wa 31. Imana ireba ibyo yaremye byose, nuko byari byiza cyane, buragoroba buraca, uwo ni umunsi wa 6. Imana ibaha umugisha bene data, kandi Imana ibagirire neza. Dusomye kino gice cya mbere tubonamo iremwa ry'ibintu byose, ariko igitangaje cyane ni ukuntu Imana yaremye umuntu mu shusho yayo, yaremye umuntu mu bwiza bwayo. Umugabo n'umugore niko yabaremye basa n'Imana. Ikindi kandi yaduhaye ubutware bwo gutegeka amafi yo mu nyanja, ubutware bwo gutegeka inyamaswa zose zo mu isi, iduha ubutware bwo gutegeka n'isi, isi yose. Niko Imana yaturemye, nibwo bushobozi Imana yaduhaye, nizo mbaraga Imana yaduhaye. Uyu mwanya rero wakunda kandi kunda kandi usome ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibane namwe, tuzabane namwe kugeza dushoje uyu mwanya wo gusoma Bibiliya. Imana ibagirire neza, kandi Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Amen.